Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 3. Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko n'abandi benshi. Yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arababaza ati, mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, ukiza umuntu cyangwa kumwica? Baramwihorera, abararanganyamo amaso arakaye, ababazwa n'uko binangiye imitima. Abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Uwo mwanya abafarisayo barasohoka bigira inama n'Abaherode ngo babone uko bazamwica. Maze Yesu n'abigishwa be barahava bajya ku nyanja. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'abandi benshi b'i Yudaya n'i Yerusalemu na Idumaya no hakurya ya Yorodani n'abahereranye n'i Tiro n'i Sidoni. Bumvise ibyo yakoze baza aho ari. Abwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi ngo abantu batamubyiga, kuko yakijije benshi. Nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamugwira ngo bamukoreho. Abadayimoni nabo bamubonye bamwikubita imbere, barataka cyane bati, uri Umwana w'Imana. Arabihanangiriza cyane ngo batamwamamaza. Yesu atoranya intumwa 12. Bukeye azamuka umusozi, ahamagara abo ashaka baza aho ari. Atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya abatuma kubwiriza abantu ubutumwa. Abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Nuko atoranya abo 12: Simoni amwita Petero, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se wa Yakobo, nabo abita Bowanerige, risobanurwa ngo abana b'inkuba, na Andereya na Filipo na Barutolomayo na Matayo na Toma na Yakobo mwene Alufayo na Tadayo na Zerote na Yuda Isikariyote ari we wamugambaniye. Ibyo gutuka Umwuka Wera. Ajya iwabo, abantu benshi bongera guterana, bituma babura uko bafungura. Nuko ab'iwabo babyumvise barasohoka ngo bamufate, kuko bagiraga ngo yasaze. Kandi abanditsi bavuye i Yerusalemu nabo bati, afite Belizebuli, kandi bati, umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira imigani ati, Satani abashate kwirukana Satani. Iyo ubwami bwigabanyije ubwabwo, ubwo bwami ntibubasha kugumaho. Inzu iyo yigabanyije ubwayo ntibasha kugumaho. Cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanya ntabasha kugumaho, ashiraho. Kandi nta muntu wabasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha, kuko ari bwo yabona uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese utuka Umwuka Wera ntabwo azababarirwa rwose. Ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Icyatumye avuga atyo ni uko bavuze ngo afite dayimoni. Bene wabo wa Yesu. Maze nyina na bene se baraza bamutumaho ngo aze. Bahagaze hanze, abantu benshi bari bicaye bamugose, baramubwira bati, nyoko na bene so
bari hanze baragushaka. Nawe arabasubiza ati mama ninde na bene data ni bande? Abararanganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose